Update. Nijoro ryakeye kuri iki cyumweru Bruce Melodie nibwo yatangaje ko cyangwa se yaciye amarenga ko ari hafi gucana umubano cyangwa se yacanye umubano na Coach Gael. Uyu Bruce Melodie yatangaje binyuriye ku butumwa yanyujije kuri Instagram ye, aho yagaragaje ko Karomba Gael ukunda kwita Coach Gael cyangwa se uzwi ku izina rya Coach Gael nawe ubwo akeneye coach. Nkaho ibyo bidahagije gusa, uyu nguyu ku mbuga nkoranyambaga ze nka X yagiye agaragaza ko atagifitanye imikoranire n'aba ngaba, cyane ko nta kintu kigaragaza ko ari umuhanzi bamanaginga. Si ibyo gusa kandi no kuri TikTok yagaragaje ko nta mikoranire agifitanye na 155 AM. Si ibyo gusa kandi abangaba bari basanzwe bafitanye ibikorwa bitandukanye nko kuba bafatanyije ikipe ya basket ya UGB. Si ibyo gusa kandi Bruce Melodie ni umwe mu banyamigabane muri Kigali Universe. Si ibyo gusa kandi Bruce Melodie kuri Facebook ye nubwo bimeze gutya, biracyagaragara ko bafitanye imikoraniro n'ikipe bahuriyeho ariyo UGB. Ibi byose byabaye mu gihe kitarigeze ku masaha 8 gusa igitaramo cyari kirangiye. Ni ukuvuga igitaramo cyabaye ubwo Bruce Melodie na The Ben bari barangije gukora igitaramo. Si ibyo gusa kandi Bruce Melodie yari asanzwe agaragaza ko abarizwa muri 155 AM ndetse akaba umwe mu bashinze ikipe ya UGB. Si ibyo gusa kandi yarenzagaho no kugaragaza Kigali Universe cyane asa nk'uyamamaza. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bazi icyo bita bio cyane. Abangaba batangajwe benshi nuko Bruce Melodie bitakigaragara ko ari umuhanzi ubarizwa muri 155 AM nkuko bigaragazwa na bio ye. Kuri izi mbuga nkoranyambaga twavuze haruguru, Bruce Melodie agaragaza ko atakibarizwa muri 155 AM ya Coach Gael ndetse nta n'imikoranire bagifitanye ya UGB. Si ibyo gusa kandi ibingibi bigaragaza ko abangaba bashobora kuba bacanye umubano ndetse bidasubirwaho. Bruce Melodie yatangaje ubu butumwa mu gihe yitegura gusoza ibitaramo bya Summer Country Tour bizasoreza i Rubavu. Si ibyo gusa kandi azahahurira ku rubyiniro na The Ben Bwiza ndetse na Kitoko nk'uko basanzwe bakorana mu bitaramo bya buri gihe. Gusa hari amakuru avuga ko Coach Gael yashoye miliyoni 280 muri Bruce Melodie, ni ukuvuga muri ibi bitaramo bya Summer Country Tour. Gusa andi makuru aturuka ku ruhande yavuga ko Mitsingi y'ubwayo yashoyemo miliyoni 100 mu bitaramo 4 byose, ni ukuvuga 25 muri buri gitaramo. Hari amakuru avuga ko imikoranire ya Bruce Melodie na Coach Gael ishobora kuzarangira muri Kanama 2026. Ni mu gihe bombi batangiye gukorana kuva muri Werurwe 2023. Nyuma y'igitaramo cyabereye i Bugesera ku itariki 27 Kamena 2026, Bruce Melodie ntiyagaragaye muri after party yari yateguwe n'uyu mugabo Coach Gael. Gusa Coach Gael yaje kugaragara yishimanye n'uwo bita The Ben. Benshi batangira gutekereza ko ashobora kuba agiye kumusimbuza Bruce Melodie usa naho ari umukeba. Si ibyo gusa kandi Bruce Melodie aherutse kubazwa iby'umubano wabo, avuga ko bafitanye imikoranire myiza. Aho ni mu kiganiro yagiranye na Emirene kuri channel ya MI Empire. Bruce Melodie yagize ati, yakomeje avuga ko bafitanye imibanire myiza cyane ko najya gusohoka azabimenyesha abantu. Gusa abantu benshi ntago babishyira amakenga, bashobora kuba bakomeza gutekereza ko abangaba bashobora kuzarangira batandukanye. Nta mwanzuro wo gutandukana urafatwa cyangwa ngo utangazwe. Gusa imyitwarire ya Bruce Melodie n'izi post ze zakomeje gucanga abantu benshi. Si ibyo gusa kandi Bruce yakomeje avuga ko bafitanye imikoranire myinshi, ariko ikigaragara niba atangiye kubaha ku boss we, ikigaragara bishobora kuba nta mikoranire bafitanye. Kugeza ubu ngubu abangaba bafitanye ibikorwa bitandukanye nk'aho bafatanyije ikipe ya UGB. Si ibyo gusa kandi Bruce Melodie bivugwa ko afitemo imigabane muri Kigali Universe ndetse n'ibindi bikorwa byabo bitandukanye. Abangaba kandi bari baherutse gushinga sosiyete nshya itegura ibitaramo izwi nka Watuwave. Si ibyo gusa kandi abangaba bari bamaze igihe kinini bakorana,
ahanini byerekana ko Bruce Melodie ashobora gukorana n'izindi sosiyete cyangwa abandi bafatanyabikorwa, bishobora kugaragaza ko atagikorana na 155 AM. Ese Bruce Melodie yabagiye cyangwa ni prank bashaka kwisohorera indirimbo? Nubwo bimeze gutyo, amakuru agaragaza ko ikintu kimwe gikomeye mu rugendo rwa Bruce Melodie mu myaka 3 ishize, ubufatanye bwe na Coach Gael bwabaye imwe mu nkingi zikomeye zatumye ibikorwa bye birushaho kugera ku rwego mpuzamahanga, birimo ibitaramo bikomeye yagiye akora, harimo n'ibyo ubu ngubu ari gukora. Si ibyo gusa kandi yagiye afatanya n'abahanzi bakomeye cyane bo hanze. Si ibyo gusa kandi Bruce Melodie yagaragaye mu bikorwa byinshi by'ubucuruzi, udasize n'umuziki we wagiye uzamuka cyane ko yakoranye n'abahanzi benshi. Bruce Melodie yagiye aca amarenga ku mikoranire ye na Coach Gael kigana ku musozo mu myaka 3 irashize, ariko Coach Gael aracyashora amafaranga muri Bruce Melodie. Si ibyo gusa kandi Bruce Melodie kuri TikTok ye nk'uko twabigarutseho naho yakuyeho ko abarizwa muri 155 AM. Birabibyuya nibiba amaraso. Ibuka kudufollowing. Iyi ni Kigali Tales.